ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 27 mu byumweru bisanzwe, tariki 7 Ukwakira 2024, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya, umwamikazi wa Rozari. Ngaya masomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu Papa Mutagatifu yandikiye Abanyagalati, umutwe wa 1 umurongo wa 6 kugeza ku 12. Bavandimwe, ntangazwa n'ukuntu mu kanya gato mutange gucika kwabahamagariye ineza ya Kristo, mugashishikarira indi nkuru nziza. Suko haba hari indi nkuru nziza ibaho, nuko hadutse abantu bashaka ko muhagarika imitima, bashaka no guhindura inkuru nziza ya Kristo. Ariko rero hagize ubigisha inkuru nziza itari yo twabigishije, kabone naho yaba umwe muri twe cyangwa umumarayika umanutse mu ijuru, arakaba ikivume. Mbese nk'uko twabibabwiye kandi n'ubu ngubu mbisubiyemo, uzabigisha inkuru nziza itari yo mwakiriye, arakaba ikivume. Mbese ubu ngubu nkurikiranye gushimwa n'abantu cyangwa n'Imana? Aho nimugira ngo mparanira kuneza abantu, mbaye nkigamije kuneza abantu, sinabagira umugaragu wa Kristo. Mbibamenyeshe rero bavandimwe, iyo nkuru nziza nabigishije si y'umuntu, si n'umuntu nyikesha, kandi si umuntu wayinyigishije, ni Yezu Kristo wayimpishuriye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 111. Uhoraho yibuka iteka isezerano rye. Nzasingiza Uhoraho n'umutima wanjye wose, mu nteko y'intungane no mu ikoraniro rusange. Ibyo Uhoraho yakoze biratangaje, ababyitayeho bose bahugukira kubizirikana. Ibyo akora byose birangwa n'ukuri n'ubutungane, amategeko ye yose akwiye kwiringirwa. Yashyiriweho mu bihe byose kandi ku buryo budasubirwaho, akaba agenewe kubahirizwa nta buryarya n'ubuhemu. Uhoraho yazanye umuryango w'ikibohora, agena rimwe rizima imiterere y'isezerano rye. Izina rye ni ritagatifu kandi rigatera ubwoba. Ibisingizo bye bizahora iteka ryose. Ibisingizo bye bizahoraho iteka ryose. Uhoraho yibuka iteka isezerano rye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 10 umurongo 25 kugeza ku 37. Muri icyo gihe umwigisha amategeko arahaguruka, abaza Yesu amwinja ati, mwigisha, ngomba gukora iki kugira ngo noge ubugingo bw'iteka? Yesu aramusubiza ati, mu mategeko handitsemo iki? Usoma iki? Undi aramusubiza ati, uzakunde Nyagasani Imana n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, ushubije neza, ubigenze utyo uzagira ubugingo. Nyamara kugira ngo yikure mu isoni, abwira Yesu ati, ariko se mugenzi wanjye ninde? Yesu araterura ati, umuntu yamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko, maze agwa mu gico cy'abajura, baramwambura, baramuhondagura maze bamusiga ari intere. Umuherezabitambo kumanuka muri iyo nzira, aramubona arihitira. Haza n'umulevi, nawe aramubona arihitira. Nuko umunyasamariya uri mu rugendo amugeze iruhande, aramubona, amugirira impuhwe, aramwegera, apfuka ibikomere bye, amaze kubyomoza amavuta na divayi. Hanyuma amwuriza indogobe ye, amujyana ku icumbi amwitaho. Bucya afata amadenari 2 aha nyir'icumbi, aramubwira ati, umwiteho, maze ibindi uzamutangaho nzabikwishyura ngarutse. Muri abo uko ari 3, ukeka ko ari mugenzi we waguye mu gico cy'abajura ni uwuhe? Umwigisha amategeko arasubiza ati, ni uwamugiriye impuhwe. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugenze utyo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Genda nawe ugenze utyo. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Uyu munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10, turahimbaza umunsi wa Bikira Mariya, umwamikazi wa Rozari. Ufata ishapure yawe maze kwegera umubyeyi Bikira Mariya. Yamvuga igira iti, ntawe ukunda umwana ngo yange nyina, kunda Yesu na Bikira Mariya. Muri aka kanya Imana irifuza kutwibutsa itegeko ry'urukundo.
nuko twagiriye ubuntu igiye kubinyuza ku mubyeyi Bikira Mariya kugira ngo Imana yongere twibutse ko idukunda kandi nayo irifuza ko nyine twayikunda. Amasomo y'uyu munsi azingiye mu ijambo bita urukundo, ngo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti kuba umusamaritani mwiza. Tujya kuzirikana ku musamaritani w'impuhwe, umusamaritani mwiza. Urwo rugero Bikira Mariya ararudutoza, urwo rugero Yezu ararudutoza. Aho Yezu ari na Bikira Mariya bahari, barajyana bari kudutoza imigenzo myiza ya gipfura kugira ngo turusheho kubana neza mu rukundo. Kuba umusamaritani mwiza. Uze gusohoka ahangaha nawe wahinduye ibitekerezo bibi by'ububisha. Niba hari abantu utahitagaho, uyu munsi Imana irakubwira iti ba umusamaritani mwiza. Isomo rya mbere twazirikanye twatangiye wa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyagalati, abibutsa ijambo bita inkuru nziza. Inkuru nziza nanone murumva ko ari akantu keza, nanone nk'uko twabizirikanye umusamaritani mwiza. Inkuru nziza, burya ababyeyi nta kintu cyabaza ku isi nko kubyuka ukabyukira ku nkuru mbi. Hari imvugo igira iti iyi nkuru mbi irihuta. Tekereza ubyukiye ku nkuru ati hari uwapfuye, hari umuntu wapfuye. Ibyo bintu birababaza, ariko bavuze inkuru nziza. Inkuru nziza bingana Yezu Kristo, kuko Yezu yavuze buri gihe biba ari byiza, niyo akoze buri gihe biba ari byiza. Inkuru nziza. Pawulo rero aragaya Abanyagalati uburyo hatangiye kwaduka ababayobya, bababwira inkuru mbi birumvikana. Inkuru mbi bishatse kuvuga kubayobya, kubajyana kwa Sekibi, kubabuza Kristo. Arabakangurira kumva inkuru nziza, kuko iyo bumvise inkuru nziza bakayikurikiza bingana gukurikira no gukurikira Yezu Kristo. Kandi ngo twabizirikanye mu Evanjiri n'umunsi, Yezu bwe niwe dukurikiye kandi niwe dukurikiza, niwe tugomba kureberaho. Ubwo twamwumvise muri Evanjiri ari imbere y'abigisha amategeko n'abafarisayi baje kumwinja ati itegeko riruta ayandi ni irihe? Yezu rero aboneyeho kumusobanurira urukundo, ngo nuko mu kwikura musoni baramubaza ati harya mugenzi wanjye ninde? Turaza kumva Yezu umugenzi uruta abandi arifuza guturangira mugenzi wacu arinde. Yezu muri Evanjiri araza kutugaragariza ko atwitaho, ariko natwe akadusaba, akadusigira icyo kirako uwo mukoro wo gukomeza twita kuri bagenzi be kugeza igihe azagarukira, kugeza ku munsi w'imperuka. Kwita kuri mugenzi wacu Yezu yadusigiye kugeza ku munsi w'imperuka, kugeza ku munsi wa nyuma, kugeza upfuye. Ngiki kiraka dufite kwa Yezu, ngiye inkuru nziza. Mu kuzirikana kuri Evanjiri, reka cyane cyane dutinde ku bintu bitatu biza kudufasha kuba abasamaritani beza. Icya mbere, turazirikana ku rugendo. Aba bantu bane twumvise muri uyu mugani, nuko bose icyo bahuriye nuko bari bari ku rugendo. Hari n'abatavuga amazina. Uwa mbere ngo yari umuntu, ntago bavuze izina. Uze kuhashyira iryawe, nanjye mbashyira iryanjye. Bishoboka ko ari njyewe baherutse guhondagura, uherutse kugwa mu gaco k'abajura. Uwo muntu batavuze izina wari umanutse uvuye Yerusalemu. Kuva Yerusalemu nanone birerekeza ku guhunga ingoro y'Imana. Nuko rero nkajya kwisanga ni nko mu isayo. Yavuye Yerusalemu kandi abandi bari bari kujya Yerusalemu. Ni wa muntu watanye, uwo muntu wahunze Imana uri kure y'Imana. Uwo ni uwa mbere wari uri ku rugendo nawe. Uwa kabiri bavuze ni umuherezabitambo. Umuherezabitambo birerekeza ku bayobozi ba Kiliziya n'abandi bayobozi bose bayoboye abandi, cyane cyane ariko abayobozi ba Kiliziya. Abo bose nabo bari ku rugendo, urugendo rwo kujya gusenga. Undi bavuze mu izina nawe uri ku rugendo agiye gusenga, agiye gutura igitambo, yari umulevi. Abalevi bose abo ngabo nyine bakora mu ngoro, yari afite umurimo wo kujya gukora mu ngoro, bamuvuze izina. Undi batavuze mu izina bavuze umunyasamariya. Abanyasamariya twibuke ko bari n'abanzi b'Abayisiraheli, ntago bamuvuze mu izina uwo ari we. Ushatse nawe washyiraho iryawe, nanjye nashyizeho iryanjye. Nyuma yo kuzirikana ku rugendo barimo, reka tuzirikane icya kabiri ku ngorane z'urugendo. Hari imvugo igira iti nta mugenzi usiga undi. Turazirikana aba bagenzi bose bageze ku rugendo bahura na obstacle, bahura n'ibintu bibazitira. Uyu muntu yari ari ku rugendo ariko ahuye n'abajura, baramuhondagura, bamugira nabi. Uva ko atari yabiteganyije. Ku rugendo hari igihe ibintu bitungurana. Uwa kabiri umuherezabitambo nawe yari afite ahantu agiye, ariko habonetse ikintu kimuzitira.
kubera ko abahereza bitambo ndetse tuvuge no kuri Umulevi nawe bari bagiye gutura igitambo ngo ntago baremewe gukora ku ntumbi ku maraso. Nuko rero bahuye n'inzitizi obstacle. Ese baraza kwirenga bate ingorane z'urugendo? Twumvise uburyo abo bombi babyitwayemo, bahunze, bamuretse, bikomereje urugendo ngaho nta cyabaye, bamusize, ntibamwitayeho, bamutaye aho kumwitaho. Noneho uyu wa kane ntabwo batubwira ahantu yari agiye, umunyasamariya nawe yari ku rugendo, ariko nawe ahuye n'ingorane y'uyu muntu ubabaye. Nuko rero agiye kumuhoza, aho kumuhunga ngo nuko aramwegera, ngo yabanje guhagarara aramwegera, biza kurangira nyine amwitayeho. Mu gihe abandi bo bamuhunze ntibanamwegera, ntibashaka kumukoraho, bamutaho ngaho, undi nawe nuko arahagarara aramwegera, atangira kumwitaho. Ibi byose ku nshuro ya gatatu biratwerekeza uburyo dukemura ikibazo twahuye nacyo ku rugendo, dore ko nta mugenzi usiga undi ukemura utibazo wahuye nabyo ku rugendo. Nguyu mugenzi wacu tugomba kwitaho. Mu rurimi rw'igifaransa baravuga ngo prochain, mugenzi wawe, c'est l'approcher, ngo nukumwegera, c'est une approche, nukumwegera kugira ngo ushobore kumwitaho. Uko burya ntushobora kwita ku muntu uri kuri kilometero, uri ku ntera ndende, bisaba kumwegera. Un prochain a besoin de l'approcher, ngo mugenzi wawe akeneye kumwegera kandi ukanamwitaho. Uwo niwe wita mugenzi wawe. Niba rero uvuga ngo ni mugenzi wawe ariko utamwegera, approche, ntabwo ari mugenzi wawe, uracyari kure ye. Proximité, kwegera abandi. Ivanjiri twibutsa ko hari ibintu tuba twateguye ariko hakaza kwivangamo ibindi. Ibyo rero tugomba gukemura, tuguha umuntu agaciro. Uyu Musamaritani w'impuhwe arerekeza kuri Yesu. Yesu wa wundi uza dusanga twahuye n'ibibazo ku rugendo, uza dusanga twabaye nabi, batugiriye nabi. Nuko ntiyite ku bwoko bwacu, ntiyite ko turi Abayisiraheli cyangwa turi Abanyasamariya, ahubwo akita ku mpuhwe ze kugira ngo atugirire neza. Impuhwe za Yesu uza udusanga akadusanganira, uza udutora bari badutaye. Yesu aratwigisha ikintu gikomeye, être flexible. Igihe cyose avuze uti ngiye gukora ibi ngibi, hari igihe ashobora kwivangamo ikibazo. Nitaryari ku muntu wagize ibibazo, nitaryari ku muntu uri ku rugendo. Kwa muganga hari ahantu bita urgence, hahandi bashyira abantu bakwiye kwitabwaho kurenza abandi vuba na bwangu. Natwe rero iyo turi ku rugendo hari igihe haza urgence, byihutirwa. Nta cyihutirwa nk'umuntu, nk'ubuzima bw'umuntu, gutabara ubuzima bw'umuntu. Yesu rero arifuza gukubwira ati imbere y'ibintu, imbere y'amafaranga, imbere y'ibintu byose twari tugiye gukora, nta kiruta agaciro umuntu. Kuko Yesu atita gusa, Yesu yita ku barwayi, Yesu yita ku babaye, Yesu yita ku ndembe. Natwe agira ngo azadusigire umukoro wo kujya twita ku bandi. Igihe Yesu adahari ni wowe wabasize. Genda ukomeze umwiteho, ukomeze umwiteho kugeza igihe nzagarukira. Ngaya amavuta atwomoza ibikorwa by'impuhwe, ibikorwa by'urukundo, ariko akadusigira umukoro natwe nk'abakristo gukomeza tukabitaho. Baba bakene, baba babaye, baba bashavuye, baba barwayi, babandi bose bari kure y'Imana, abanyabyaha, tugakomeza tukajya gute tukabitaho. Umwiteho kugeza igihe nzagarukira. Pour mieux avancer, il faut reculer un peu. Ngo kugira ngo utere intambwe ndende, kugira ngo ugere kure usimbuka, ni nko kubanza gusubira inyuma, kubanza guhagarara gato ku rugendo. Igihe hari ikibazo cyavutse, kugira ngo tumenye uko twatabara abandi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu ruganda rumwe, ngo hari wacungaga umutungo, umujera. Ngo muri urwo ruganda ngo bari bafitemo imodoka imwe gusa yakoraga akazi. Ubwo ngo nijera gusa wari uyicunze, ku buryo urufunguzo rw'iyo modoka ari wo rubikaga wenyine, ntiyarekaga kugira ngo n'abandi bashobore kuyigendamo babe bajya gukora akazi k'urwo ruganda. Ariko umujera akaba ari umuntu wo wakoraga cyane, akabyaza umusaruro uruganda, byatumaga shebuja mukunda kuko yinjizaga byinshi cyane. Nuko ngo umunsi umwe cyara kabajyanye n'ibyuko nyine ntagahoraga hanze, uyu mujera aza kurwara indwara ngo yandura, araremba pe. Ngo maze kuremba, areba hirya areba hino, areba muri bagenzi be, byagomberaga ko bamujyana mu modoka
kugira ngo bajye kumuvuza. Arebye muri bagenzi be yibaza uburyo aza kubegera approach kugira ngo asaba umwe muri bo ko yamujyana kwa muganga ajye kumuvuza. Atekereza uburyo imyaka yose bamaze muri urwo ruganda atarigeze bereka urufunguzo rw'imodoka. Yibaza uburyo agiye kubegera kugira ngo ababwire ati nyaboneka mubare kwa muganga ndarembye. Nuko biramucanga, akomeza byibazaho. Igihe kiza kugera afata icyemezo cy'uko vuba na bwangu agiye kubihorera n'ubundi ntabegere, kugira ngo hato bataza kumuseka kuko atigeze mu buzima bw'abegera n'ubundi, kugira ngo abahe serivisi cyangwa bamuhe serivisi. Amaze gufata icyemezo cy'uko nta n'umwe aza kuvugisha iby'uburwayi bwe, aragenda araryama. Bigeze igihe cya nijoro araremba bikomeye cyane. Afata icyemezo cy'uko agiye kwigira nabi, agiye kwimanika, agiye kwiyahura, ngo ajya mu kiraro cy'ingurube. Bishoboye ko yatekereza ko bazagira ngo ingurube zamuriye, nuko ngo amanika akagozi akinaganikaho. Ngo igihe cyaje kujya kakagozi karamurya, atangira kuvuza induru. Ingurube nta nimwe yamutabaye. Umuzamu wihitiraga yumvise induru y'uwo muntu uri gutaka, muri ako kanya ahita aca mu idirishya amugeraho, ahita aca kakagozi kari kamumanitse. Arangije akoze mu mufuka we abonamo urufunguzo rw'imodoka. Byaje kurangira nyine mugejeje kwa muganga. Wageze kwa muganga wamucunga mutungo avuye muri koma neza yibaza ahantu ari, kuko nawe ntiyamenye ahantu aherereye, nibwo koko nyuma yaje gukurura amakuru yose uburyo yageze kwa muganga, batangiye baramubwira. Nuko ngo yavuye aho muri ibyo bitaro afata ingamba y'uko agiye kwegera bagenzi be, ko atazongera kugira nabi, ko yarazi ko yapfuye none ni muzima. Nuko afata ingamba ko agiye kwegera abantu bose, ko nta n'umwe azongera kwinena, ko agiye kwegera abantu bose ahere kuri abandi bakorana muri rwa ruganda. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akozwe. Ngaba abazamu bahora baturinda tuzi, babandi tutazi bakaza kudutabara igihe twitabye cyangwa igihe badutabye. Reka dusoreze ku bintu 5 biza kugufasha kuba umusamaritani mwiza, umusamaritani w'impuhwe. Icya mbere, uzi ko burya tumeze nk'abari mu ruganda, abantu bari ku isi. Uzi ko hari igihe abantu bashobora kubana ariko ntawe atabara undi, kandi byaba mukabana n'imisozi ibiri mutarigera muhura. Approche, être prochain, c'est approcher. Kuvuga ngo umuntu uri mugenzi wawe utamwegera bimaze iki se nyine? Abantu babana nk'imisozi. Umwe ari mu kazi ke, ati ngiye mu kazi ka leta ndi kwihuta, ngewe ngiye gusenga ndi kwihuta. Ariko se amasengesho yawe araza gutuma wegera umuvandimwe? Niba amasengesho yawe adatuma wegera umuvandimwe, amasengesho uzayihorera. Kubana n'abantu ariko mukabana nk'imisozi, nta n'umwe uvugisha undi, nta n'umwe wegera undi koko. Mbega ubufarizayi buraha, mbega bigisha amategeko baraha. Mugenzi wawe ninde? Kumubera umusamaritani mwiza. Icya kabiri no kureba uburyo tugirira abandi neza cyangwa nabi. Hari bamwe babise imfunguzo, ubwabo bya bindi yeza avuga ntibinjire bakabuza n'abandi kwinjira. Ushaka ko ufite urufunzo rwo hari ibiryo, ariko si ujya ugaburira abangahe? Ujya ugaburira babazamu zantamenyekana babagenzi. Uzi ko turi ku rugendo kandi twaba dukeneye impamba twese. Wasanga ufite urufunguzo mu mufuka wararubitse mu ikabati, none umugese ukaba uri kuritonda, kandi ushinzwe kugaburira no kubitaho, kubagira neza, kubavuza, kubajyana kwa muganga, kubagaburira. None icyawe wahisha urufunguzo, nawe ubwawe ntuzibuka ahantu ruri. Kugendana imfunguzo aho gukingurira abandi kugira ngo barye. Ujye ufungure ariko ujye gufungurira abandi, kwita ku bandi. Kudahisha imfunguzo z'ubuzima, kudahisha imfunguzo z'ibiryo, kudahisha abandi. Wowe ejo n'ejo bundi nawe inzara izakwica, birangire wimye abandi ku biryo, ariko nawe ntabyo uzajyana ikuzimu, n'ubundi uzabisiga hano ku isi. Kugira neza mu gihe gifite urufunguzo rwo hari ibiryo. Cya gatatu twazirikana imbere yo kuba umusamaritani mwiza, nuko burya ushobora kwinjiza ibintu bya mirenge, ukaba umukozi mwiza, shebuja shima, ukaba wongera umutungo uko ushoboye kose, ufite amafaranga menshi cyane. Ariko ujye uzirikana ngo ibintu ntabwo ari byo mubana, ubana n'abantu. Ushaka ufite izo ngurube ukiyahurira muri zo,
ariko ntizajye n'igutabara ukazatabarwa nande n'umuntu wa mugenzi utanazi, kuko twese turi ku rugendo. Ntabwo rero ari ibintu tujyana ku rugendo, ahubwo abandi batugeza ku buntu bw'Imana, impuhwe za Yesu. Ubu rero ikigorana muri ibi byose, amafaranga ushaka kuyagwiza ibintu ukabigwiza, niba se udacunga imitima abantu, niba udacunga abantu uri gucungira iki? Niba abantu barakunaniye kubana nabo, koko inyamaswa nizo zakwemera mu bana? Ibintu bizakwemera mu bana mute? Urabigwiza ariko niba utabana n'abantu zero, umubano wawe n'abandi, niba abandi koko ubabuza amahoro, niba abandi bageraho gukwisha gukwinena cyangwa nawe ukabinena, uzaba umusamaritani ryari w'impuhwe. Yesu umusamaritani mwiza akugereho, wige kubanira abandi neza, ureke kubuza abandi amahoro, ureke kujujubya abandi, ureke gukubita abandi, guhondagura abandi, uwo umusamaritani mwiza. Icya kane twazirikanaho, Lenkoni, uwo muntu utazwi, uwo muntu abantu bagirira nabi, ashobora kuba atazwi, hanyuma uwo muntu umugira neza, umuntu utazwi. Ibi biratwerekeza umusamaritani mwiza ni bya bikorwa dukora bitari ngombwa ko batumenya. Yesu agatambuka agatugera neza, agasanga tubabaye, akadukiza ku neza ye. Kwitoza gufasha abandi n'igihe dutabazi, n'igihe tudahuje ubwoko, n'igihe tudahuje igihugu, ngo umusamaritani mwiza urenge imipaka nka Yesu, akagera no kuri ba bandi banzwe, bahejwe, bari kure y'Imana, akabagarura. Ngiyo approche, ngiyo proximity, ngubwo ubutumwa bwo kwegera abandi, kabone n'ubwo mudafitanye isano y'amaraso, kuko twese turavanywe muri Yesu Kristo, dufitanye isano isumbuye y'amaraso. Ngo umusamaritani mwiza urenga imbibi, akita no kuri abo bose bagenzi bacu bababaye, abo Yesu yagusigiye. Yesu umunsi araguha umukoro, harya nagusigiye nde? Abafarisayo n'abisha amategeko bagenderaga ku mategeko, ati ndakora iki ndanyura aha ngaha. Yesu arifuza gutubwira uno munsi kuvunagurika, kureka koko tukajya aho Roho w'Imana tubwiriza kujya, akaba ariho tujya. Icyanyuma twasoreza no cya gatanu, ubutumwa Yesu yadusigiye, tunavuga kuri Bikira Mariya, umunsi wa rozari, Bikira Mwamikazi wa rozari. Yesu adusigira Bikira Mariya kugira ngo twiteho. Ni nka bya bindi Yesu akoze ku rugendo, ati ndamugusigiye ukomeze umwiteho, ibyo uzamutangaho byose uzabinyishyuze n'ingaruka. Ni kuko natwe Bikira Mariya Yesu yagiye adusigira Bikira Mariya, ati mubyeyi ubitaho abana banjye ukomeze ubiteho. Ariko se ni kangahe twemera kwakira Bikira Mariya akomeze gutwitaho, atuyobora inzira y'ijuru? Uyu munsi rero nawe wongere wigure ishapure yawe, urebe uburyo ujya ukorana na Bikira Mariya urugendo. Ishapure nitwibutsa ko turi ku rugendo hamwe na Bikira Mariya na Yesu, urugendo rugana mu ijuru. Nguko nawe niba ushaka kuba umusamaritani mwiza, umusamaritani w'impuhwe, fata ishapure yawe, egura ishapure yawe, tujyane na Bikira Mariya kuri urwo rugendo. Urugendo rurimo abagenzi benshi. Yesu adusaba kwitaho mu kigo cye, kwita ku bandi mu kigo cya Yesu, gufasha abakene mu kigo cya Yesu. Ngira isengesho ko ntabwo tuzabyifasha, reka umubyeyi cyangwa akomeze gutuvuganira, adufashe kugira ngo tugire umutima mwiza, umutima w'impuhwe, mwamikazi w'impuhwe, mwamikazi wa rozari, adufashe kwita ku bandi. Ngiye rero impamba y'urugendo, ngaka kabando k'urugendo, ishapure, turi ku rugendo twese tugana mu ijuru. Ni ngombwa rero kudasigana, nta no gusigana, ahubwo dufatikanye na Bikira Mariya uzadusanga, akadusanganira kugira ngo adusoze kuri Yesu umwana wakunda. Bikira Mwamikazi wa rozari, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.